reka ngusuhuze wowe uteze amatwi Twivugire TV. Nge ndi Mustafa ntabwo nzi intumwa y'abanyarwanda. Uyu munsi tugiye kureba abahanzi 10 bayoboye muzika nyarwanda. Ntabwo turagendera kuri views gusa, ahubwo ni impact bagize kuri music industry cyangwa se ibitendo bakoze kuri muzika nyarwanda. Nase rero niba ari bwo bambere ugeze kuri YouTube channel, reba neza niba wakoze subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ku buryo ki tugiye gusesengura cyangwa se tugiye kwananiriza aba bahanzi 10 bayoboye muzika nyarwanda kurenza abandi mu bihe byose cyangwa se mu gihe cy'ubu ngubu. Turavuga amateka yabo makeya, tuvuge icyo bazanye cyangwa se udutendo bakoze muri muzika cyangwa se ibintu bishya bazanye muri muzika. Dusobanurira impamvu ari kuri uwo mwanya cyangwa se ari ku mwanya wa tuvuge ngo niba ari ku mwanya wa mbere, tuvuge impamvu ari ku mwanya wa mbere. Gazi rero icyo usabwa ni ugukurikira video kubitangiye kugeza irangiye kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hamwe na Twivugire TV show. Umuhanzi wa 10 turasanga umuhanzi bita Kivumbi King. Reka turebere hamwe impamvu Kivumbi King aza ku mwanya wa 10 mu bahanzi bakomeye cyangwa se bayoboye umuziki nyarwanda. Kivumbi King ari mu bazanye cyangwa se mu bazamuye lyrics hip hop. Ubwo biravuga ngo ni lyrics za hip hop hano mu Rwanda. Ikindi kandi Kivumbi King afite ubuhanga mu kwandika no gutanga message ifite uburemere. Iyo wumvise indirimbo za Kivumbi King wumvamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane birimo message zivuga ku bintu runaka ndetse zikavuga n'amateka cyangwa se yaranze igihugu cyacu binyuze mu ndirimbo. Ikindi kandi Kivumbi King usanga ari mu bari kuzamuka mu buryo bwa rap cyangwa se mu buryo busanzwe. Akora sometimes akora rap ariko nyine n'ubusanzwe akora indirimbo zitari rap, usanga nk'indirimbo twavuga irimo nk'indirimbo wita Wait, ndakeka abantu benshi murayizi. Kivumbi King rero akaba yari wafashe umwanya wa 10 mu bahanzi bayoboye muzika nyarwanda hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi witwa Tom Close. Tom Close impamvu ari ku mwanya wa 9 yagize impact nini mu muziki nyarwanda binyuze mu butumwa bw'urukundo ndetse n'indirimbo z'urukundo. Tom Close muri iki gihe asa n'uwazimye ariko hari impact nyinshi cyangwa se hari ibitendo yakoze mu muziki nyarwanda binyuze mu guhanga indirimbo z'urukundo zerekeranye n'urukundo cyane. Niba mubyibuka hari indirimbo Tom Close yigeze gukora yakunzwe cyane ku buryo ari yabaye indirimbo y'umwaka hano mu Rwanda, yakunzwe cyane iri romantique. Ikindi kandi Tom Close yubakiye izina cyangwa se yubatse yazamuye abafana be binyuze mu gusohora cyangwa se mu gukora indirimbo zifite message zikomeye cyane. Ikindi kandi yahujije muzika n'ubuzima busanzwe, icyo twita nka professional life. Ndetse kandi Tom Close yagize influence ku bahanzi benshi bamukurikiye. Uri kuvuga ngo abahanzi bandi bose baririmba indirimbo za romantique bose yabagizeho influence cyangwa se hari byinshi bamukomoraho. Tujye ku mwanya wa 8. Mu mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Riderman. Riderman nawe muramuzi, ni umuhanzi ukunda kuririmba indirimbo za hip hop. Reka turebe impamvu ari ku mwanya wa 8. Riderman niwe umwe mu bahanzi cyangwa se mu bahanzi baririmba injyana ya hip hop hano mu Rwanda. Yagize uruhare mu kubaka foundation ya rap hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ari gutera ibirenge mu njyana ya Jay Polly. Ni ukuvuga ngo nawe ari mu bagize uruhare mu guteza imbere injyana ya hip hop hano mu Rwanda. Ikindi kandi Riderman akomeje no kuboneka mu gukora ibikorwa n'ubu ngubu usanga Riderman ari mu bahanzi bari gukora ibikorwa bihambaye by'indirimbo cyangwa se indirimbo zihambaye cyane. Byumvikane ko Riderman ari nka pira ya hip hop hano mu Rwanda cyangwa se nk'inkingi ya hip hop hano mu Rwanda. Akaba rero yafashe umwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Bushari. Bushari muramuzi, nawe ni umuhanzi nyarwanda ukunda gukora indirimbo za Kenya Trap. Akeka murazizi. Bushari impamvu yafashe umwanya wa 7 yazanye injyana ya Kenya Trap, ahindura uburyo urubyiruko rwumva muzika ndetse yaremye kaca nshya cyangwa se umuco mushasha ndetse uretse no gukora indirimbo gusa. Afite influence zikomeye cyane kuri Gen Z, niwe wazanye new wave mu Rwanda. Akaba rero ari ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi bita Butera Knowless. Butera Knowless nawe muramuzi, ni umuhanzi w'igitsina gore cyangwa se twavuga ko ari umuhanzi kazi. Akaba rero afashe umwanya wa 6, akaba ari we wahinduye amateka y'abahanzi kazi mu Rwanda ndetse yerekanye ko abagore cyangwa se umugore ashobora gukora career irambye muri muzika. Ikindi kandi afite professionalism iri ku rwego rwo hejuru, ni role model muri music industry cyangwa se niwe abantu benshi b'abigitsina gore cyangwa se b'abahanzi kazi bashingiraho mu gukora imiziki hano mu Rwanda. Gazi nagira ngo rero wowe niba turi kureba ni video, ndagira ngo iyi video niza kurangira uze kunyomoza umbwire uwo
wari ukwiye kuvamo cyangwa se uwo dukwiye kwinjizamo mwaba bahanzi kugira ngo tubone ubutaha tuzabakorera ikindi cyegeranyo cyangwa se indi analyze ibivuga neza. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga umuhanzi bita King James. Impamvu King James afashe umwanya wa gatanu, King James niwe muramuzi, ni umuhanzi uririmba indirimbo z'urukundo cyane. Ni ukuvuga ngo tuzi ko mu Rwanda abantu benshi, ndakeka abantu benshi nta muntu udakundana. Urumva rero King James afashe umwanya wa gatanu bitewe n'indirimbo ze ahanga z'urukundo. Impamvu ya mbere King James yafashe umwanya wa gatanu cyangwa se yaje ku mwanya wa gatanu, yabashije kuguma ku isoko igihe kirekire, atagabanuka cyangwa se atajya hasi, atamanuka cyangwa se ngazambe, mbese we yagumye ari hit igihe kirekire. Kandi ikindi ugasanga King James afite ubuhanga mu kuririmba live neza, ugasanga kuri stage performance ni umuhanga cyane mu kuririmba live, performance ye iba iri hejuru ku rwego rwo hejuru cyane. Yakoze indirimbo nyinshi z'urukundo zakunzwe cyane hano mu Rwanda. Niwe mu bahamye mu muziki nyarwanda ahangaha. Mu muziki nyarwanda niwe muntu uri mu bahanzi bahamye barambye ndetse bakoze n'indirimbo z'urukundo zakunzwe cyane. Ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi muramuzi, ni umwe mu baririmba injyana umuziki wa gospel. Dore impamvu rero afashe umwanya wa kane cyangwa se aje ku mwanya wa kane. Niwe uyoboye gospel mu Rwanda, nta maka pe, nta maka. Akora ibitaramo bye cyane cyane akunda kubikorera live performance, niyo akunda kwikorera mu rwego rwo kugira ngo azamure abafana be cyane. Dore ko Israel Mbonyi ari nawe muhanzi umaze kuzuza miliyoni 2 z'aba subscribers hano mu Rwanda. Akaba ari ubayoboye kuri YouTube channel ye, aho akurikizwa n'abasaga miliyoni 2 z'aba subscribers. Urumva ko ari abantu benshi cyane bamukurikira kuri social media ze. Ikindi kandi Israel Mbonyi afite indirimbo zidasanzwe kandi ziramba imyaka myinshi zikunzwe. Twavugamo nk'indirimbo bita Ni Nasiri ndetse n'izindi ndirimbo ziri gukorwa ze mw'izi minsi z'igiswahili muri kubona ko ziri kurebwa cyane. Ikindi kandi Israel Mbonyi yubatse nayo ikomeye cyane kurusha benshi hano mu Rwanda bitewe no kuririmba injyana ya gospel cyangwa se kuririmba indirimbo ya gospel cyane, kuko usanga arizo ndirimbo ziri kumva cyane mw'izi minsi, cyane cyane ko especially nk'aba Christian. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga umuhanzi witwa Meddy. Umuhanzi witwa Meddy rero reka tuvuge impamvu ari ku mwanya wa gatatu. Meddy niwe mu bahanzi nyarwanda, niwe muhanzi nyarwanda wageze kure mu rwego mpuzamahanga. No kuvuga ngo Meddy niwe muhanzi uzwi cyane hanze y'igihugu cyangwa se uzwi n'abantu batuye hanze y'igihugu, ubwo kuvuga wenda za Europe, za Asia ndetse na Amerika cyane kurusha abandi bahanzi hano mu Rwanda. Ikindi kandi Meddy yafashije muzika nyarwanda kumenyekana hanze y'igihugu, kuko niwe muhanzi wagize miliyoni views hano imbere mu Rwanda, miliyoni subscribers hano imbere mu Rwanda, ndetse ni nawe ufite indirimbo yarebwe cyane hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo niwe wafunguye international door ndetse niwe wafunguye umuryango mpuzamahanga wo gutuma abandi bahanzi nyarwanda bakomeza gupushinga nabo begera batangira kumvwa hanze y'igihugu. Urumva ko rero Meddy nawe aratangaje cyane, cyangwa se yakoze hit cyangwa se yafashije, yaciye inzira abanyarwanda benshi banyuramo kugira ngo batere imbere mu bikorwa byabo. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa The Ben, uwo mukunze kwita nka Tiger. Dore impamvu The Ben yashizwe ku mwanya wa kabiri cyangwa se iri sesengura ryamushiza ku mwanya wa kabiri. Niwe mu bafite legacy ikomeye cyane hano mu muziki nyarwanda. Ni kuvuga ngo nawe ari mu bantu bafite abafana benshi hano mu Rwanda, ndetse akaba afite n'indirimbo zakunzwe cyane hano mu Rwanda ugereranyije n'abandi tutavuzemo ahangaha. Indirimbo ze z'urukundo zabaye classic cyane ugereranyije n'iz'abandi. Kandi ikindi indirimbo ze ntabwo zisaza. Indirimbo z'urukundo ze ntabwo zisaza, sometimes ujya kumva mu bukwe bayishizemo cyangwa se mu kirori runaka bayishizemo, bitewe nuko indirimbo ze zidasaza. Igihe cyari cyo cyose ziguma kuri hit. Yes. None ugasanga ikindi The Ben yakoze, abafana be cyangwa se fans base ye ntagicika kuva cyangwa se ntabwo yigeze icika intege ku mufana, bitewe nuko akora ibintu cyangwa se indirimbo ze zitaba hit, bitewe n'uburyo aririmba indirimbo ze z'urukundo gake gake, ibintu mbese akabikora fresh. Mbese kuva aho yatangiriye guhanga kugeza n'ubu ngubu aracyafite fans base ye cyangwa se abafana be baracyari babandi, ahubwo barushaho kwiyongera bitewe nuko ibintu akora birushaho kubanezeza cyane ugereranyije n'abandi bahanzi tutavuzemo hano. Ku mwanya no kuvuga ngo rero The Ben afite amateka akomeye kurusha benshi hano mu Rwanda, nubwo atagishora kenshi cyangwa se atagikora indirimbo nyinshi. Bruce Melody The Ben ntabwo agikora indirimbo cyane ugereranyije na mbere. The Ben wagira sinzi ibintu bimuhugije, ariko aracyaba afite, mbese ni kuvuga ngo aracyakomeye kurusha benshi hano mu Rwanda, nubwo atagikora indirimbo nyinshi hano mu Rwanda. Guys rero ndagira ngo duhurire muri comment umbwire ese ninde twashira ku mwanya wa mbere, ese ninde ufite hit hano mu Rwanda. Reka nyurizeho bimwe ku byasengwe, muraza kumbwira izina ry'uwaza kuba wa mbere hano mu Rwanda cyangwa se ufite hit hano mu Rwanda. Guys
reka ibyo wenda tube tubyihoreye, ariko reka duhure muri comment muze kumbwira uwaza ku mwanya wa mbere kugira ngo dukomeze twanalize cyangwa se dusesengure ibintu biriho.